zana ibyo ufite byose, ryama hasi, akamusambanya, yagize akamwaka ibyo afite byose, akirukanka. Akavuga ati ngaho wirukanka, undi nawe agahita yirukanka. Kandi ntabwo yamwoherezaga inzira isubira ku muhanda, yamwerekaga inzira nyine itoroma mu cyaro byo gusambanya. Uriya Sebahizi Jean Chrysostome ku myaka 27 yajyaga muri gare ya Nyabugogo, akahirirwa ashakisha abana b'abakobwa cyangwa se abakobwa bageze mu myaka iri hejuru ya 20, akareba ariko nyine bakiri muri ya myaka mitoya y'aba bantu bavuga ngo barashaka akazi ko mu rugo, akazi ko gukora muri za kampani. Hanyuma iyo amaraga kugira uwabona akeka ko yashukwa, yamaze kubona sinzi icyo yashingiragaho amenya ngo uriya yashukwa, kubwe mu magambo yavuga ngo yarebaga abasa nk'abaturage kugira ngo ategereze kubuza kwira. Iyo bwamaraga kwira bahitaga bujya kwira, kuko aho bageraga bagombaga kuhagera bwije, bagatega taxi. Mutse neza abafatanyabikorwa beza, ngira ngo muri bwa bufatanye urwego rw'ubugenzacyaha bufatanya n'itangazamakuru ku bw'ineza ya rubanda, ku bw'inyungu z'umuturage, uyu munsi twabatumiye kugira ngo nanone twongere tuganire, tubagezeho ubutumwa nk'uko dusanzwe dufatanya, ubutumwa bugenewe abaturage kugira ngo ubutumwa bwo kwirinda ibyaha, kugira ngo abaturage babashe kugira uburyo no kumenya amayeri asigaye akoreshwa muri ino minsi, hirindwa ibyaha bitandukanye. Muri ino minsi turabona ibyaha bitandukanye cyane, ibyo turi kubona ni ibyaha by'ubwambuzi bushukana. Mu bihe rero bitandukanye, uhereye mu kwezi k'Ukwakira gushyira Ugushyingo k'umwaka ushize w'2025, RIB mu karere ka Rwamagana yagiye yakira ibirego by'abantu bitandukanye byo kwibwa amatelefone n'ibindi byangombwa no kwibwa amafaranga, ndetse hagakurikiraho n'ibyaha byo gusambanya. Mu gutangiza iperereza, igihe twasesenguraga ibyo birego twagiye twakira urwego rw'ubugenzacyaha mu karere ka Rwamagana, barasesenguye ibyo birego basanga hari ahantu ibyo birego bimwe byakiwe muri icyo gihe bifite icyo bita icyita rusange kimwe, bifite icyo bihuriyeho. Wasangaga ibyo byaha mu isesengura ubugenzacyaha bwasanze ibyo byaha bihuriye ku guhamagara umuntu, agahamagarwa yizezwa akazi gahemba neza, hakabamo kuremamo icyizere wa muntu wahamagawe ko azabona akazi keza, hakabaho gutega amatwi, hakabaho gutega imodoka berekeza mu karere ka Rwamagana, hakabaho kwibwa ibyo abo bantu bari bafite byose, haba amafaranga na telefone, hagakurikiraho n'ibindi byaha byo gusambanywa. Mu isesengura rero urwego rw'ubugenzacyaha, iyo tubonye hari ibyaha bifite icyo bihuriyeho, ubwo ngubwo iperereza ritangira rishingira aho ngaho. Igihita gitekerezwa nuko ibyo byaha bishobora kuba bikorwa n'abantu cyangwa umuntu umwe, ntabwo ari abantu batandukanye. Icyo gihe hahita hatangira gushakishwa. Icyo gihe iperereza ryarakozwe, ibimenyetso biregeranywa, amakuru arashakishwa, haza gukorwa operation, hafatwa bariya basore babiri mwabonye. Bariya basore, umwe mwabonye yitwa Sebahizi Jean Chrysostome,
afite imyaka 27, akaba yariyitaga umuntu ushaka abakozi. Hakaba na Twagirayezu Jean Marie Vianney w'imyaka 31, akaba ari akita manager wa company. Uriya mwabonye w'umusore cyane niwe Sebahizi, n'uriya w'urubavu rutoya Twagirayezu Jean Marie Vianney. Ibi byaha rero uburyo babikoraga byatangiye ari ubwambuzi bushukana, bikarangira havuyemo n'ibyaha biremereye byo gusambanya. Uriya Sebahizi Jean Chrysostome w'imyaka 27, yajyaga muri gare ya Nyabugogo akahirirwa ashakisha abana b'abakobwa cyangwa se abakobwa bageze mu myaka iri hejuru ya 20, ariko we ntiyanatoranyaga ko ntiyabazaga imyaka. We ubwe avuga ngo yarebaga ashingiye ku muntu gusa nkaho adasobanukiwe, akareba ariko nyine bakiri muri ya myaka mitoya y'aba bantu bavuga ngo barashaka akazi ko mu rugo, akazi ko gukora muri za company. Hanyuma iyo amaraga kugira uwo abona akeka ko yashukwa, yamaze kubona sinzi icyo yashingiragaho amenya ngo uriya yashukwa, kubwe mu magambo yavuga ngo yarebaga abasa nk'abaturage bashukwa mu buryo bworoshye. Ubwo yahitaga amusa nk'umuca imbere, agafata telefone yivugisha, akamubwira ati, ubwo yivugisha we kuri telefone, ubwo koko wankoze ibiki? Urabona utantengushye? Urabona boss ndi mubwira iki? Ariko ni gute ushobora kwitesha akazi keza nk'aka ngaka k'amafaranga meza ahemba gutya? Ubwo yacaga imbere iyo ashaka gushuka, uwashaka gushuka rero akagira ngo nawe ari kuvugana n'umuntu koko, umuntu kumbe ni imitwe. Wowe rwose urampemukiye, niriwe ngutegereje guhera mu gitondo muri gare nk'uko twahanye gahunda, none burinze bwira utaje, ubu ndabwira boss ngo iki koko? Agahita kupa, ubwo agahita yegera wa wundi akamubaza ati, se ariko ubwo nta muntu wandangira ushaka akazi k'umuntu nari ntegereje hano ntengushye, nta muntu ushaka akazi? Undi nawe akavuga ati, ubundi ubwo wakampaye yewe, uragashaka se koko? Rwose nta kibazo, gahemba ngahe? Reka wowe wivugane na boss. Ubwo agahamagara telefone koko yuriya witwa Twagirayezu Jean Marie Vianney wita manager. Uwo wita manager akitaba, akavugana na wa muntu ushaka akazi, bakajya mu biciro by'imishahara. Undi urumva ni akazi katariho umushahara yamwemeraga, n'umushahara utariho, akamubwira ukuntu ari akazi keza mu karere ka Rwamagana, akazi ko gashinzwe stoke. Ariko ubwo byakunanira kubara imikati yinjiye n'isohotse. Ubwo ngo yagiye kumuha akazi muri boulangerie aho bakora imikati. Ubwo iyo bamaraga kumvikana rero, ubwo nguwo nawe yumva hari yakozweho, yumva ko akazi agiye kukabona koko, icyo gihe icyo yahitaga akora, yahitaga avuga ati, aka kanya watangira akazi. Hariho abantu rero koko burya bahita bavuga ngo ntagatangira. Aho bahuriye muri gare niba yaragiye mu hanga, agahita ahindukira. Byaba bidakunze bagahana gahunda ko bazahahurira umunsi ukurikiye cyangwa itariki bumvikanyeho. Uwo rero babaga bumvikanye kugenda, ubwo ngubwo bahitaga batega imodoka yerekeza i Rwamagana. Iyo muri bariya basore uriya wa mbere navuze Chrysostome Sebahizi, iyo yabonaga bisa nkaho amasaha atarira, yashoboraga kuba yamujyana muri resitora kugira ngo agumye mu bikemo icyizere, bagasangira kugira ngo ategereze kubuza kwira. Iyo bwamaraga kwira bahitaga bujya kwira, kuko aho bageraga bagombaga kuhagera bwije, bagatega taxi bagakomeza bakagenda, bagera aho bita ku Kijumba hariya muri Rwamagana, hafi ya kiriya cyanya cyahariwe inganda.
ubwo ngubwo uriya Sebahizi agahita ashuka wa mukobwa bazanye ati bosi rero yantumye inkoko, reka tuvemo hano mugurire inkoko hanyuma nyimushyire. Ubwo bakavamo bakamanuka ahantu mu gashyamba gatoya, agahita akuramo icyuma. Urumva umuntu nk'uwo ahita atungurwa, kumushyiraho icyuma, zana ibyo ufite byose, ryama hasi, akamusambanya, yagize akamwaka ibyo afite byose, akirukanka. Akavuga ati ngaho wirukanka, undi nawe agahita yirukanka. Kandi ntabwo yamwoherezaga inzira isubira ku muhanda, yamwerekaga inzira nyine itoroma mu cyaro. Urumva ni ya mayeri yo kugira ngo adasubira ku muhanda, atabaze abantu bahite bahura. Undi n'igihunga cyinshi akirukanka atazi yajya. Hanyuma baje kugera aho batanga ikirego. Ariko mu gutanga ibirego wasangaga harimo abakorewe ibyaha, nabo wasangaga bafite ikintu bahuriyeho, ngira ngo tuza no kugishingiraho dutanga ubutumwa. Wamubazaga ati ninde wagukoreye ibi ngibi? Ntawe nzi. Nibura se nimero ya telefone afite? Ntayo nzi. Mwahuye mute? Ni muri gare. Yitwa nde? Akamubwira izina nyine yafashe. Muri make nta muntu. Ibyo rero akenshi mu rwego rw'ubugenzacyaha bitubera imbogamizi yo kugira ngo ukurikirane, ariko ntiducike intege, tugumya tukegeranya ibimenyetso, tugashaka amakuru mu buryo twigishijwe bwo gushaka guperereza. Abantu rero bagira ngo baza gufatwa. Ibi rero navuga bimwe mu mbogamizi. Wavuganye n'umuntu, mwavuganye cyangwa wenda mwahanye na gahunda, mufashe urugendo rwo kuva Kigali mujya Rwamagana, ntiwagize n'amakenga yo kuvuga ati reka nohereze mugenzi wanjye iyi nimero y'umuntu twavugana, nigira icyo mba azabaza. Abantu turababwira ati kuki abantu batagira amakenga? Nibura wohereze message umuntu uti ngiye ahangaha, hari no kugisha inama. Buriya bano bantu ikintu bakubikamo icyizere, ndetse bagatuma nawe udatekereza kuba wagisha inama abantu runaka, kuko iyo bakugira inama barakubwira ati ni scam, barakubeshya. Kenshi ntujya wumva ubutumwa bw'umuvugizi wa leta. Noneho ubutumwa turabutanze. Ikibabaje muri ibi ngibi, iyo tubutanze hari abantu hano hanze bigira abasirimu, ngo bigira ababingwa, ngo buriya ngo ubutumwa ngo ni ubw'abantu b'abaturage. Kandi rero biratangaza iyo usanze mu mashuri wize waraminuje, wicaye ahantu rwose urubashywe, uri manager ahantu cyangwa uri CEO, ugasanga wa mwana bari amashuri bize ugira ngo nangahe ni segonderi. Bano beswe ntawaminuje, ntawafite doctora, ariko baminuje mu gucakura n'ubutiriganya. Ugasanga rero wa muntu wamenuje mu mashuri, wa muntu w'udutiriganya aramushutse. Icyo tuvuga hano ni iki? Ni ukugira amakenga. Noneho muri aba bantu twakira baje kurega, nta n'umwe uba yibuka n'aho icyaha cyabereye ngo wenda uhasubire ugire icyo wahatora. Nta n'umwe. Noneho muri ba bandi hariho n'ababanza guhisha, bakatubwira amakuru y'ibice. Akenshi usanga icyo baba bivugira, banyibye telefone. Hakagira n'abatinya kuvuga ko basambanyijwe, kandi muri kwa kuvuga ko wasambanyijwe n'ibimenyetso bifatwa hakiri kare, ku buryo bishobora gushingirwaho umuntu runaka ahamwa n'icyaha. Ugasanga ba bantu ba victim babanje no kudushuka, kabanza kutubeshya, ariko uko tuganira ukabona ko yagiye kubeshya, kuko baba bababitsemo n'ubwoba bwo kubumvisha ko ari bo bayirabayazana, ari bo ngo nabo ubwabo ni ibirara. Abo bakora ibyaha bababikamo ubwoba, bakabumvisha ko ari bo nyirabayazana, ngo nabo ni ibirara. Noneho muri cya kintu babahishemo bikabatera ipfunwe no kuvuga. Ariko icyo tuvuga, urwego rw'ubugenzacyaha nta rubanza ruca. Umuntu wese uba wahohotewe, iyo wahohotewe cyangwa wakorewe icyaha, icya mbere ugomba kuza kuri ugatanga ikirego,
nta rubanza duca. Muri za mvugo zo hanze, we listen, we don't judge. Turabakira, ntabwo kuvuga ngo wowe ngo wari ikirara ibyo si ibyacu, icyangombwa ni uko wakorewe icyaha. Kandi we nta n'impamvu n'imwe ishobora kubaho ishobora gutuma umuntu akorerwa icyaha, yibwa, asambanywa. So ikindi no kuza gutanga ikirego batinze, ibimenyetso bimwe byasibanganye, ibyo nabyo bibimbogamizi. Ibyo nabyo dusanga bibimbogamizi kuko ibimenyetso iyo byamaze gusibangana biba bigoye. Aha rero niho dusanga abantu bakwiriye kujya bagira amakenga, tukababwira duti wizera ute umuntu muhuriye ahantu muri gare, mugahana gahunda, mukifata mukagenda, ngo agiye kuguha akazi ahantu utazi, ukagenda ntawe ubwiye, nta n'amakuru yaho uzi, ndetse n'uwo muntu ntiwamufashe n'agafoto na nimero ya telefone ntiwayifashe mu mutwe. Ibyo uko tubona harimo amakenga make. Abantu barasabwa kugira amakenga mu byo bakora byose, barasabwa kujya bita ku bantu nk'abo baza babizeza ibintu bitandukanye, bababwira ko ngo bagiye kubaha akazi. Hano hari ikintu cy'amakenga make. Abakorewe icyaha rero bari mu myaka abakorewe icyaha bari mu myaka hagati ya 16 na 31, abo twita aba victim. Abamaze gutanga ibirego ni 7. Tukaba dusaba ko niba hari n'abandi bashobora kuba barakorewe ibyaha nk'ibyo ngibyo, turabasaba ko bakwegera urwego rw'ubugenzacyaha bagatanga amakuru, bagatanga ikirego, bigakurikirana. 2 rero muri bo basambanyirijwe mu murenge wa Musha mu gashyamba kari aho ngaho, abandi nabo mu murenge wa Mwurire na Karenge muri Rwamagana. Ibi birumvikana ko abasore uko ari 2 niho babonye ko bajya bakorera ibyaha. Tukaba dusaba rero n'abaturage nabo kujya badufasha gutanga amakuru, ibintu nk'ibi ngibi, ibyaha nk'ibi ngibi bikwiriye gucika. Bakurikiranyweho ibyaha 5. Icya mbere, gusambanya umwana, gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, kugera ku makuru hagambiriwe gukora icyaha, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo. Icyaha cya mbere cyo gusambanya umwana, icyaha giteganywa n'ingingo ya 14 y'itegeko ryo ku itariki 4 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 rihindura itegeko ryo kwa 30 ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aho aramutse ahanijwe n'urukiko yahanishwa igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 20 cyangwa se burundu. Gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ni icyaha gihanwa n'ingingo y'134 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igifungo baramutse bahanijwe n'urukiko, igifungo bahabwa ni hagati y'imyaka 10 kugera kuri 15, hakongeraho n'ihazabu hagati ya 1 miliyoni na 2 miliyoni. Icyaha cya gatatu, kugera ku makuru hagambiriwe gukora icyaha giteganywa n'ingingo ya 17 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Igihano yahabwa aramutse agihamijwe n'urukiko ni igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, hakiyongeraho n'ihazabu hagati ya 1 miliyoni na 3 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Naho icyaha cya 4 gikurikiye ni ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, gihanwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse yahamijwe n'urukiko
ni igifungo kuva ku myaka 2 ariko bitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. Cyaha cya gatanu aricyo cya nyuma cyitwa gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa buramutse babihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Iki cyaha ndagira ngo wenda abantu bagisobanukirwe. Iyi ngingo iravuga ati umuntu wese urema umutwe ugamije kugira nabi abantu cyangwa kugirira nabi ibintu by'abantu hatitawe ku mubare w'abawugize cyangwa igihe uzamara, ufasha kuwushyiraho, uyobora, uwutangaho, uwutunganya, uwujyamo, uwoshya abandi kuwujyamo. Ngira ngo icyumvikana iyo bavuze ngo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, iyi ngingo igisobanukirwa, hariho abashaka kumva ko ari umutwe w'abagizi ba nabi bitwaje intwaro. Oya, group y'abantu bafite gahunda yo kugirira nabi abantu cyangwa kugira nabi ibintu byabo, kujya biba, ariko ni group y'abantu bishyize hamwe. Hano itegeko riravuga ngo batitaye ku mubare w'abawugize cyangwa igihe uzamara, bashobora kwishyira hamwe ari akagurupe, bagende bibe hariya bakiba bikarangira, uwo wa mutwe ugahita usandara. Iyo bafashwe bahanishwa iyi ngingo. Ngira ngo mujye mudufasha no kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe ingingo z'amategeko nk'izi ngizi. Aba mwabonye rero bakekwa bafungiye kuri sitasiyo yari ya Kigabiro, Karere ka Rwamagana, kuko niho bakoreye icyaha. Icyo nagira ngo mbibutse nuko uriya Sebahizi mwabonye buriya si ubwa mbere afunzwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 yakurikiranwe n'ubundi icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, arahanwa, ahabwa igihano cy'imyaka 3 muri 2025 nibwo yarangije igihano arasohoka. None ubwo aho bigana murahabona. Ubutumwa dutanga nta mpamvu n'imwe yo kutagira amakenga, kandi kugira amakenga si icyaha. Nta mpamvu n'imwe. Iyo tuvuga ngo tugira amakenga, ni iki tuba tuvuga? Muri ibyaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ni ibyaha dusanga akenshi mu bihugu bifite amahoro cyangwa mu bihugu bifite inzego z'umutekano zikora neza, zitihanganira icyaha icyo ari cyo cyose. U Rwanda ruri mu bihugu bifite amahoro, mu nzego zishinzwe umutekano cyangwa inzego z'ubutabera zitajenjeka. Niyo mpamvu usanga hari icyo bita guhinduka kw'ibyaha, bava mu byaha bikoreshejwe kiboko bajya mu byaha bikoreshejwe uburiganya. Kiboko ni violence. Ugasanga rero umuntu araza arakwizeza ibintu byiza, akagutwara Butama, karinda kwigeza Rwamagana mwurire. Icyo tuvuga ngo gira amakenga, nta cyubu cy'ubusa. Ibyera byose ntabwo ari zahabu. Abantu turababwira ngo mugire amakenga, wigira uwo wizera. Noneho umuntu utazi umwizera ute? Umuntu utazi umwizera ute? Kuki ushobora kwizera umuntu utazi akagutwara ngo agiye kuguha akazi? Ese ubundi ubwo ushaka akazi, ushaka abantu aha akazi, we ajya muri gare ya Nyabugogo? Ese ushaka abantu aha akazi, nta qualification zisabwa, nta bisabwa biba bihari? Ibi rero turabwira abantu ngo ikigomba kumvikana hano, ikigomba kumvikana ntabwo ari uko imirimo yabuze. Abantu bagezeho baba desperate cyangwa bagezeho biheba ku buryo ushobora kujyana n'umuntu. Oya, ikigaragaramo hano ni ukugira amakenga gukeya. Kandi iyo tubivuga dutya,
ndabasaba buri muntu wese wumva ubutumwa bugira ubwabo. Hanze aha ndongera dusubiremo, hari tendanse y'abantu yo gushaka kuvuga ngo buriya butumwa ni ubw'abaturage, ugasanga wigize umubingwa, wigize umusirimu, kandi nawe barakwiba. Tekereza umuntu biba bakamushuka bakamutwara miliyoni 5, nkaho ayo ngayo bamutwaye kubwe nta kintu avuze, bakamwongera akamutwara izindi 5, akagarura ubwenge zigeze muri 12 cyangwa konti ye, kandi ari wowe yitangiye yashyizemo pini ze byose. Ukibaza biba byagenze bite? Haba habaye iki? Umuntu aba yejejwe bingana iki? Nibyo navuze, mu bo twakira bagirwaho ingaruka n'ibi ngibi, ingeri zose zirimo, no mu beswa cyangwa abagizi ba nabi, ingeri zose zirimo. Iyo tuvuga ngo gira amakenga, turavuga ati gira amakenga, gira amakenga, gira amakenga. Tukongera tukavuga mu minsi yashize twarabwiye ati tubima amatwi, tubima amatwi, tubima amatwi. Iyo tuvuga rero ngo tubima amatwi, mwe mwumva ubutumwa mubifata mute? Mubyakira mute? Mwe mwumva ubutumwa iyo uvuze ngo bima amatwi, bima amatwi, ubu butumwa wumva bugenewe nde? Ubwakira ute? Guhera uyu munsi ndabasaba ngo wowe wumva ubutumwa ubugira ubwawe. Hari n'abajya bampamagara bakambwira ngo binteye isoni kubikubwira, ntacyo mbwira, ngo uzi ko ngo banyibye ngo bya bintu ngo wajya kuvuga, none ubu bwoko bwumvise byakumariye iki? Nuba wumvise ubutumwa bugira ubwawe, mubwize ukuri, kuri iyi si nta kintu cy'ubusa, nta mafaranga y'ubusa, ugomba kuyakorera. Ariko urayakorera ute? Ubwambuzi rero bushukana buza mu buryo bwinshi. Ikintu cya mbere, ntabwo twakubwira ngo ubwambuzi bushukana bazaza bagushuka, kuko nabo bajya hariya bagategura n'incakura, bajya hariya bagategura n'incakura, bakajyana n'ibigezweho. Ubu ngubu bigezweho muri iyi minsi, hari piramide. N'iryari tutavuze ibintu bya piramide. N'ubwa mbere mu myaka ngira ngo ribyo yatangira twavuze piramide, tubwira abantu bishoboka bite? Doktora yawe na PhD yawe ufite, n'amashuri yawe n'ubuhangange n'ahantu ukora, ushobora gushora amafaranga mu kintu utazi, amafaranga ukayohereza umuntu utazi, ukavuga ngo nubwo si banki izwi, nubwo yashoye ndamutse mpombye najya kubaza. Ni bya bindi usanga iyo ahombye ni nko kuba ufite ikirahure cy'amazi kikawucika kikameneka, nta kintu yora. Ibyiharajwe muri ino minsi nyuma y'ibyo twababwiye mbere niyitwa ngo OCP, iyitwa OCP, Healthcare OCP, iyi mwarayumvise. Ni piramide. Bakabwira umuntu ngo shora ngo mu ikawa, ngo mu mbuto, ngo mu mboga. Nturi umucuruzi w'imboga, uri umunyeshuri, ukora muri banki, ugiye gushora mu makawa gute? Ikawa se zihe zinaboneka? Zo kuri internet. Haba hari imbuto nziza rwose, AI isigaye zidesigninga. Bashaka kukubwira ati iyi ikomoka mu Rwanda, tishora gute? Ngo wowe shyiramo ibihumbi, baguhera kuri make. Shyiramo ibihumbi 50 ku munsi, tuguha 3 cyangwa 5. Ariko ugende uzana undi umuntu uzanye uzajya ufata 10%, ukamuzana koko agashora 50, yamara gushora 50 bagahita baguha 5 gutyo. Nawe abireba, ubwo nawe akahita yirukanka akajya gushaka abandi. Ariko ku munsi bakagushyiraho ngo 3. Wabaza umuntu ngo ngewe ngo nyine ngo ahita kungukira, nta kunguka kuri iyo imibare mu buryo bworoshye, mu buryo bw'imibare bworoshye turabizi. Muri bya bihumbi 50 wamuhaye atangira kugushyiraho 3.
muri ayandi yawe n'ubundi akaguha bitatu. Mu minsi 10 abantu baba barirutse imisozi barinjije abantu benshi. Ni muri ya 50 ugasanga aguhayeho nk'ibihumbi 20, ubwo bamara kugera nk'abantu 1000, ubwo babohereje akantu ngo k'akalinki cyangwa app. Yarangiza umuntu wicariye ahantu ntazi agahita kanda delete amafaranga. Ubwo bose iyo bajyamo rwihishwa, bajya kubona ukabona baje ku rwego rw'ubugenzacyaha kurega. Nta n'ugira amakenga ngo abaze mbere yo kwinjiramo. Iyo tuvuga amakenga, kugira amakenga tuvuga iki? Ni ukubaza mbere yo kwishora, ntabwo ari ugutanga ikirego, kuko n'uriya muntu ashobora gufatwa ariko ya mafaranga yawe ntanagaruke. Ashobora no kuba atanafatwa kuko ntunamuzi, ntari no muri iki gihugu, ashobora no kuba atari muri iki gihugu. Mbere yuko turasaba abantu kugira amakenga, bakamenya no kwicungira umutekano w'ibintu byabo.